Imyaka igiye kuba ine inteko ishinga amategeko ivuguruye itegeko ry'umurimo mu Rwanda, ariko igumishamo ingingo ivuga ko hagomba kujyaho umushahara fatizo ariko ukagenwa n'iteka rya minisitiri ufite umurimo mu nshingano. Abatari bake na n'ubu bakomeje kugaragaza umushahara fatizo nk'igisubizo cy'ibibazo by'imibereho badakemura kubera guhembwa umushahara utajyanye n'igihe. N'abafite imishahara fatizo yabo ndakeka ntabwo ihagije, kuko ibintu nuko uko bwije nuko bukeye amafaranga mbese navuga yuko ari kugenda atagaciro. Impuguke mu bukungu Strato Habyarimana wasanga gushyiraho umushahara fatizo ari ingenzi cyane, ariko kandi ngo bisaba no kwigengesera kugira ngo bidaca intege abashoramari. Icyambere y'umushahara fatizo uriho bigirira ni inyungu ku baturage ubwabo, kurako icyo gihe nta muntu guhemba munsi y'umushahara fatizo. Gushyiraho umushahara fatizo ntago bigira igihe, bikorwa mu gihe abantu babona ko bikenewe koko. Icyo tutakirengagiza nuko ibiciro ku masoko byarazamutse. Akenshi ugiye kubikora ugomba kureba nko mu isoko uherereyemo, nko mu isoko wenda tuvuge nko muri Afurika y'Iburasirazuba. Turamutse dushyize umushahara fatizo, nta risk yuko umushahara ushaka kujya hejuru y'ibihugu twegeranye, ugasanga noneho abantu bagiye gushora imari muri bya bihugu bifite umushahara twakita kari we muto. Ku ruhande rw'amasendika y'abakozi yo ntiyemeranya n'abavuga ko gushyiraho umushahara fatizo byaca intege abashoramari. Bwana Ntakimana François ni umunyamabanga mukuru wa Cotrafu inganda n'ubwubatsi. Ntabwo rero ko tubibona kuko nabo bashoramari mu bihugu baturukamo bo ahubwo bavuye kuri salaire minimum interprofessionnel garantie bajya ku cyo bita salaire minimum interprofessionnel de croissance. Umushahara fatizo bizeye ko imishahara ihari, noneho batangira kuba bati uko ubukungu buzamutse natwe niko turazamuka. Ngo iyo bavuze ikibazo cy'ubukungu ntabwo ubwo bukungu bushobora gutera imbere igihe icyo bita classe intermédiaire, ni ukuvuga urwego rw'abakozi rumeze nabi. Ntabwo uzaza ngo ushore imari wenda mu nganda zikora imyenda, iyo myenda nindi uzayigura mu gihe wa mukozi adashobora kubona umushahara. Ku ruhande rw'abashoramari bamwe muri bo babwiye itangazamakuru ryacu ko nabo basanga leta ikwiye gushyiraho umushahara fatizo, gusa ariko ngo hari ibikwiye kuzitabwaho. Nkurunziza Mohamed ni umuyobozi wa kompanyi 45 Limited itanga serivisi zo kwandika imitungo kuri ba nyirayo no kugaruza iyibwe. Twe rero nk'abikorera kugena umushahara fatizo mbona ari ngombwa, ariko nanone hakagira ibyo mbona byagenderwaho. Ni ukuvuga ngo nimba ari umukozi wo mu rugo agire umushahara fatizo agenerwa, nimba ari umufundi agire umushahara fatizo abarirwa, nimba ari umubaji, ni ukuvuga ngo hajye itegeko rifata buri bwoko bw'akazi kose k'umurimo byakagena umushahara ku buryo hatazagira umukozi ushwana n'umukoresha. Umushahara fatizo u Rwanda rwagize umaze imyaka isaga 40 ugiyeho, wateganyaga ko umukozi wese ukorera abandi mu gihugu atagomba guhembwa munsi y'amafaranga 100 ku munsi. Abarebera ibintu ahirengeye bagaragaza ko kudashyiraho umushahara fatizo bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu, by'umwihariko ku mibereho y'abakozi n'imiryango yabo. Icyakora ku rundi ruhande abasesengura iby'ubukungu bo bakanagaragaza impungenge z'uko ibiciro bishobora kuzamuka kubera gushyiraho umushahara fatizo, ubukungu bukaba bubi aho kumera neza. Daniel Hakizimana, Flash TV.